bavandimwe inshuti zanjye, mbaramutse cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nongeye kugaruka mu nyigisho zacu, inyigisho zijyanye n'umuryango urugo rushimisha Imana. Uyu munsi tukaba turi burebere hamwe isomo rivuga ngo uburyo wabana n'umuryango mugari. Reka dushime Imana. Mana Nyiringabo, reka tugushimire ko ukomeje kutubera amaso, tugushimire ko ukomeje kutubera Imana, tugushimire ko ukomeje kutuyobora, tugushimire ko ukomeje kudutegurira inyigisho no kudufasha kuzumva. Kandi uyu mwanya reka n'ubundi tukwereke inyigisho tugiye kwiga, inyigisho ijyanye n'uburyo umuntu yabana n'umuryango mugari. Urakoze, reka udufashe muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Usanga kuba mu muryango mugari w'abo tuvukana bitera ibibazo abashakanye. Ntabwo buri wese yagize umugisha wo kubona umuryango mugari cyangwa abo bavukana benshi. Uwo mwashakanye usanga asa n'uwiteguye guhangana n'umuryango wawe, cyane cyane iyo we ari nyakamwe. Ariko uko bigenda kose umuryango dukomokamo, waba mugari cyangwa muto, ni igice cy'ubuzima bwacu. Rero kugirana imibanire myiza nabo ni ngombwa, kandi ibyo byose warashatse baragushyigikira kandi uzabyara baguhekere. Umuryango mugari bisobanuye iki? Umuryango mugari ugizwe n'abantu mugira icyo mupfana, bari hanze y'umuryango muto wawe, wowe mugabo, umugore n'abana. Urugero ni nka sogokuru, nyogokuru, nyokorume, nyogosenge, babyara bawe ndetse n'abakomoka ku wo mwashakanye. Wakwibaza utese ni iyihe miterere y'umuryango mugari kandi igira ngaruka ki kuri njye n'umuryango wanjye? Imiryango igira imico gakondo n'indi myifatire igenda ihererekanya ku rubyaro rwayo. Akenshi imico gakondo igenda iganirirwaho mu miryango, niba ari ngombwa kuyikomeza cyangwa se kuyireka, kugumana imwe muri yo. Ibyo biterwa n'uko isi yabaye umudugudu, imico isigaye yambuka imipaka nk'ibicuruzwa, ndetse imwe ntinyura ku mipaka, iza mu kirere nk'itumanaho, insakazamashusho n'ibindi. Indi myitwarire nayo igenda yigirwa mu miryango. Nta muntu ufata icyemezo ngo ni mwarimu ku rubyaro ruri imbere. Imyitwarire ni nko kwambara bidasanzwe, kwiha ishusho y'abandi bantu nk'abasitari, kwiga ubugome n'ibindi. Ubundi imyitwarire ni ingero nziza dukura ku babyeyi, nibyo byagombye guhitamo nk'urugero rw'uko ababyeyi bicariraga ikibazo kugeza bakiboneye umuti. Natwe niko twagombye kubigenza. Ni wowe ugomba gushyira mu gaciro, ukamenya imigenzo mibi n'imyiza iri mu muryango wawe, maze ugahitamo imyiza ari nayo uzaraga abana bawe. Guhagarika imigenzo mibi bisaba kubanza kuyimenya n'ingaruka zayo ku muryango. Ese imigenzo myiza iva he? Ikagera he? Ni kuki ari ngombwa ko tuyigumana? Guhitamo imigenzo myiza bituzanira ubuzima bwiza, bikaduha n'icyubahiro aho tunyuze hose. Urufunguzo rwa byose kandi ni ukutaryarya mu byo dukora no mu byo tuvuga. Niba udahisemo gukoresha ukuri cyangwa se kwicecekera, uzareka abandi bangiza uburenganzira bwawe kandi bazakurusha imbaraga maze uhinduke nkabo. Umupaka rero ni ibitakwangiriza ubuzima bwawe ndetse n'ubw'abandi, nk'uko bigaragara muri aka kaganiro kerekana aho umuntu yaba yibaza umupaka w'ibyo agomba gukora. Umuntu umwe yaragize ati, mushiki wanjye arashaka gushwana n'uwo twashakanye, ndetse nanjye nyamara ndamukunda cyane,
ariko nkunda n'umugore wanjye, mbigenze nte? Undi aravuga ati uwari umugabo wanjye aracyifuza ko twizihiza umunsi w'amavuko w'umwana w'umuhungu twabyaranye turi kumwe kandi twarashwanye, mbigenze nte ngo musobanurire ko ntamushaka iruhande rwanjye? Undi aragira ati inshuti yanjye y'umukobwa yaritumiye mu kirori nshaka kugirana na fiyanse wanjye, ariko simushaka, nkora iki ngo ntamurakarira? Hanyuma undi nawe aragira ati umuntu dukorana agumya kumbaza ibibazo byinshi ku muryango wanjye n'iyo akazi karimbanije, hari uburyo bwiza nakwihunza ibyo bibazo? Inzira ya mbere kuri bimwe muri ibi bibazo ni ukuba umunyakuri. Akenshi usanga dushwana n'umuryango iyo dushaka kwirinda amahane. Ibyo niko bigomba kugenda. Tugomba gukoresha ukuri, ariko iyo uku kuri gukomeje batakumva gukomeza kubarya, birangira bagushoboye iyo utitonze ngo ugume mu mwanya wawe ngo unabagendere kure. Ingaruka kandi bakomeza gukongerera guhangayika, wowe wibwira ko uri mu bibazo by'umuryango kandi bo siko babibona. Menya imipaka yawe rero, menya imbaraga ufite zo guhangana nabo. Bishobora kugora, ariko menya bimwe mu bibazo bigoye abo bavandimwe bafite kandi bigutere guhangayika cyane, maze aba ari byo ugendera kure. Inzira ya kabiri ni ukwemera amakosa yawe kandi akakubera isomo. Iyo wakoze ikosa ntugatinye kuryemera, kuko kuryemera ni umuganda ku bisubizo by'ibibazo byariturukaho. Menya ko warenze imbibe, maze wemera Imana nayo iragushyigikira. Iyo wemeye ikosa ku ruhande rumwe, uba ugaruye ibintu mu buryo, maze ukikomereza urugendo. Urufunguzo ni uko kwemera ikosa biba isomo ryo gukemura ibibazo. Itonde rero, kuko buri gihe iyo uri mu bibazo n'umuryango kandi ari wowe babonaho igisubizo, ahubwo akenshi bigukururira ibibazo. Abandi bazakora amakosa kandi ntibazayemera. Ibyo bikubera irindi somo ry'icyitegererezo ry'uko abantu bateye, maze ahubwo bikugabanyirize uguhangayika. Inzira ya gatatu ni ukuganira nabo hakiri kare kandi ukababwiza ukuri. Abagize umuryango mugari wawe nabo bakeneye kubaho nk'uko uriho, niba uriho neza. Niba rero ubarusha gutekereza, basobanura inzira nziza zo kubaho, bigisha ikibi n'icyiza hakiri kare. Akenshi usanga abantu banga kuganira ngo bitabatesha igihe, ariko ubundi niwo muti urambye wo kudahuza cyangwa se w'amakimbirane. Kuganira bigomba kuba igisubizo cyo kudahangayika, aho kuba intandaro yo guhangayika nk'uko bamwe babitekereza. Inzira ya kane ni ukumva ko uwo mubana agomba kuba uwa mbere. Na Bibiliya irabivuga ngo umwana azasiga se na nyina, maze ashaka uwo babana akaramata. Iyo umaze gushaka, uba ugomba gukura utakigendera ku babyeyi, ariko bitavuze ko ubajugunya mugatandukana, ahubwo ubereka ko wabaye umugabo cyangwa wabaye umuntu mukuru wafashe inshingano, ariko ukabagumana ku mutima. Inzira ya gatanu ni ugushyiraho imipaka. Iyo umaze gushaka, uhura n'ibibazo ababyeyi bawe batagiramo uruhare. Ubwo ni ibyawe n'umufasha wawe. Akenshi ariko usanga umugabo aguma kujya kugisha inama ababyeyi, kandi ibyo bimuteranya n'umugore we. Yego si bibi gusaba inama, ariko wowe n'umufasha wawe mwicaye mugomba kubanza kugerageza gukemura ibibazo by'urugo rwanyu, kandi mukirinda gusangira amabanga y'urugo n'ababyeyi. Inzira ya gatandatu ni ugushyiraho amategeko ngenderwaho. Bijya gusa n'ingingo ya gatanu. Gushyiraho amategeko asobanutse ngenderwaho bituma ushobora kubana neza n'umuryango mugari,
kandi n'urugo rugatera imbere. Wakwibaza utese ni ikihe gihe wowe n'umugore wawe mwihaye ngo muganire? Ni ikihe gihe wowe n'umufasha mwihaye ngo muganire n'umuryango? Ni ryari mwakenera inama z'ababyeyi n'inshuti ngo bibafashe gufata ibyemezo? Ni hehe muhisemo gukemurira amakimbirane hagati yanyu, ahantu mwiherereye mwenyine cyangwa mu miryango? Inzira ya karindwi ni ukumenya umuco. Umuco wacu n'uburere dukura hanze aha bifite umwanya ukomeye mu mubano w'abashakanye. Ese abagore barapfukama iyo bagiye gusuhuza abagabo babo? Ese bicara ku musambi cyangwa ku ntebe iyo igihe cy'ifunguro kigeze? Inzira ya munani, ntukange ko umugore abana n'umuryango we cyangwa n'ababyeyi be. Ngo abagore baba bagira imbaraga maze bakakurura imiryango y'iwabo. Wowe mugabo wibyanga, ahubwo mubiganireho, kuko nubyanga birakurura amakimbirane, ariko nimubiganiraho mukabyanga mwembi mubyumvikanyeho nta kibazo kivuka. Inzira ya 9 ni ukugira ikinyabupfura. Ibi ntibivuga ko uhindura kamere yawe gushimisha umuryango n'inshuti, ahubwo ugerageza kugendera mu mategeko n'umuco bya basogokuru, kugira ngo ikinyabupfura no kwiyubaha ndetse no kubaha abandi bikomeze imibanire mu muryango wawe cyangwa w'umufasha wawe. Inzira ya 10 ni ugukomera ku magambo mukoresha y'ibanga. Ni ayahe magambo mukoresha iyo muganira ku babyeyi? Mumenyere amagambo muziranyeho mukoresha iyo mubana umuryango uhora mu bibazo. Ayo magambo muyamenyere, biyakoreshe cyane hagati yanyu, biyakomereho, azabahesha icyubahiro. Inzira ya 11 ni ukugira igihe uha umuryango wawe ngo muganire. Gerageza guteza imbere imibanire n'umuryango wawe, ugerageza kugira ibyo mufatanya, reba ibyo bakunda maze mubifatanye. Urugero ni nk'ubucuruzi, imikino n'ibindi. Ibi bituma ugeraho ukisanga muri kumwe kandi mu byiza. Umwanzuro wa byose tumaze kuvuga ni uguteza imbere imibereho yawe n'umuryango wawe. Gusa kugirana imibanire n'umuryango bigomba kwibuka ko bishobora guteza ibibazo kandi ko atari igikorwa cyoroshye. Agaciro wiha gatuma umenya nihe kandi ninde nshobora guha igihe cyanjye n'imbaraga zanjye. Gutanga igihe ugiha umuryango ni ugutanga ubuzima bwawe, ni ukuwuha agaciro, ariko kumenya ninde uha igihe cyawe kugira ngo utarenga umupaka ukavanga ibitavangwa. Ni ukuba maso rero muri uyu mubano n'umuryango kugira ngo imibanire yanyu izabe myiza kandi itange ubuzima bwiza. Imibanire niba myiza, ntuzongera guhangayikishwa n'umuryango. Aya makuru akurikira aragufasha kubana neza n'umuryango wawe. Gerageza guteza imbere imibanire n'umuryango. Erekana urukundo rwawe binyuze mu biganiro n'abagize umuryango wawe, wiha agaciro kanini cyane. Hora uvugisha ukuri, werekana ko ibyo uvuze ubihagazeho. Kutavugisha ukuri bitera ibibazo hagati yawe n'abo mu muryango. Garagaza akamaro ko kugendera ku mategeko yaba y'Imana n'ay'abantu mu muryango, bizatuma baba inyangamugayo. Hehe n'uburyarya. Erekana ko wiyemeje kubana nabo. Fata iya mbere uwereka akamaro ko kuganira. Kubigisha kubyaza igihe umusaruro, nibura gufata isaha imwe mu cyumweru bakaganira. Bavandimwe inshuti zacu, nk'uko dusanzwe tubigenza, nk'uko dusanzwe tuganira, iri ryari isomo ryihariye ry'uyu munsi, isomo ryiza cyane twaganiragaho, isomo
rishaka kutwigisha cyangwa kutwereka uburyo tugomba kubana n'umuryango mugari. Reka mbararikire gukomeza gushyigikira izi nyigisho no kuzikurikirana, kuko ntekereza neza ko zizabyara umusaruro hagati muri twe. Ku basore, inkumi bifuza kurushinga, hari ibyo bakuramo byinshi byabafasha, byaba byiza bakabigenderaho kugira ngo bazareme imiryango ishimisha Imana. Abubatsi ingo, abagabo n'abagore, hari byinshi byabafasha kugira ngo barusheho kubaka ingo zabo mu mahoro. Uburyo wabana n'umuryango mugari ni uburyo bwiza butaguteza ibibazo hagati yawe na hagati y'abo mukomoka wowe n'umudamu wawe. Reka rero Imana idushyigikire, kandi Imana ikomeze iduhe umugisha wayo, nanjye ikomeze impe ubwenge, impishurire icyo nakomeza kuganira namwe, kuko niyo nsaba imbaraga kandi niyo nsaba inyigisho. Reka bararikire gukomeza kwihangana no gutegereza andi masomo agiye kuzaza. Reka rero basabe igihe amasomo abagezeho kujya muyasangiza n'abandi, kugira ngo turebe ko byibura izi nyigisho hari icyo zamara ku muryango nyarwanda. Murakoze, reka dusenge Imana. Nyagasani Imana yacu, tugushimiye isomo ryiza, tugushimiye aya magambo tugejejeho y'uburyo dushobora kwitwara hagati mu miryango yacu. Urakoze cyane, urakoze Mana yo mu ijuru, kandi tugusaba ukomeze uduteganyirize n'andi masomo yazagira umumaro kugira ngo turusheho kubaka umuryango, urugo rushimisha Imana. Urakoze ngaho bana na buri wese usoma cyangwa wumva izi nyigisho. Urakoze, komeza uturinde kandi ubane natwe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina.